ahagana tariki 9 ukwezi kwa mbere mu 1987 nibwo umuhanzi w'umunyarwanda yabonaga izuba. Aribonera mu murwa mukuru wa Uganda, Kampala. Uwo nta wundi ni The Ben. Amazina nyakuri yiswe n'ababyeyi be ni Mugisha Benjamin. Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben, uririmba R&B Afrobeats, akaba ari umuhanzi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo. The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin yatangiye kariyeri ye y'ubuhanzi mu 2010. Yatangiye guperforminga mu turirimbo twiza cyane ko dore ko uyu musore yahawe impano n'Imana yo kugira ijwi ryiza ndetse na physical body. Uyu muhungu Mugisha Benjamin The Ben, Imana yamugabiye ijwi ryiza, nawe ntiyayitenguha maze arikoresha mu kuririmba. Uyu muhungu azwiho kuririmba ndetse no kwandika indirimbo nk'uko twabivuze haruguru. Uyu muhungu yagiye atwara ibihembo bitandukanye turaza kureba, ndetse rwose agenda ashimisha abafana be n'abakunzi be muri rusange, kuko Imana yamugabiye ijwi ry'agahebuzo avuga ko nyine ridapfa kugabirwa uwo ari we wese. N'umugisha n'impano aba yaragabiwe na rugira nyine. Uyu muhanzi Mugisha Benjamin hari uturirimbo yagiye aririmba twakoze abantu ku mitima tudateze no kuzibagirana. Turirimbo rwose twagiye dufasha abantu ku buryo y'ukumvisha uhita wumva nawe ugiye mu rukundo niyo waba nta mukunzi ufite. Mwaka ngaka rwose wigenda n'utundi. Utu turirimbo rwose baratwumvaga ukahita nawe wiyumvisha kuri mu rukundo kandi byaragutengushye iby'inkundo. Si utu turirimbo gusa afite wavuga twakoze abantu ku mitima, hari n'utundi rwose nk'utu: Urarenze, Amahirwe ya nyuma, Amaso ku maso, I am in love, Habibi, Ndaje, Vazi, Nkufite ku mutima. N'uturirimbo twinshi twiza
twamufashije mu kwimprovinga kariyeri ye y'ubuhanzi. Uyu muhungu rero muri 2021 nibwo noneho yakubise inkuba cyangwa se yerekana ko amaze kugera ku rwego rushimishije, aho yakoranye collabo n'umuhanzi uzwi cyangwa se w'icyamamare muri East Africa ndetse na Afrika muri rusange, uzwi nka Diamond Platnumz, uturuka mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania. Bakorana indirimbo yitwa Why. Ako karirimbo nako rwose kaje gutrendinga, karaperforminga, akundwa n'abatari bake. Uyu muhanzi rwose The Ben wavuga ko amaze kubaka ikintu gifatika mu bijyanye na muzika mu Rwanda ndetse no muri East Africa. Urebye uyu muhanzi rero hari ibihembo yagiye atwara nka Best Afro R&B Singer, umuhanzi nyine w'umwaka. Icyo gihe yaragitwaye, agihabwa na Salary Awards, a National Music Award Show Rwanda mu 2009 rwose n'icyenda, mu 2010 aracyongera aragisubirana. Aza kandi gutwara igihembo Best Song n'indirimbo nziza inshuro 7. Ben icyo gihe nabwo yagihawe na Star Award Song, yongera gutwara igihembo kandi cy'indirimbo nziza y'umwaka mu 2010 ndetse no mu 2011. The Ben rero buri ikintu utari umuziho nuko rwose buriya ni umuntu uzi kwicisha bugufi, uzi kuganira n'ingeri zose, uba ukuze, ube uri muto cyangwa se uri The Ben kandi rero buri ikintu utari umuziho nuko buriya akunda gufasha, azwiho umutima wo gufasha rwose, afasha abantu abari bo bose rwose. Pfa kuba umuganye ukamubwira ikibazo cyane, n'umuntu nyine warezwe kandi by'umwihariko nyine ufite indangagaciro z'umunyarwanda. Uyu muhungu rero yaje gusezerana cyangwa se yaje kurongora umukobwa witwa Uwicyeza Pamela. Kugeza izi saha rero akaba ari umugabo wubatse. Mugisha Benjamin wavutse rero tariki 9 ukwezi kwa mbere, akaba afite imyaka 37. Ndabashimiye, murakoze, mugira ibihe byiza.